ubwo nanjye ndemera nkifunga ari wenda ndemera nk'ikariso nkayibagirwa inkweto nkayibuka ikariso agenda utayambaye nawe ujye kuba nk'abantu b'iyi minsi ijya numva ngo hari ibyo yangiza bakira abantu haba baracimye igihe nikuraho kamwe kandi biba byarabavunnye biba ari ngombwa se buriya kuyambara cyangwa kucimyesha ni ngombwa ariko kankubwire nk'ubwo gasa nta myeyo waciye. The Unity TV. Together we can change the world. Kunzi bagasoro TV na Unity TV tubahaye ikaze umerere mu mpande zose z'isi turabasuje cyane abari mu Rwanda n'abari muri diaspora muri rusange. Umunsi twakiriye mama w'abapampe n'ubwa mbere. Uhaye ikaze mubyeyi. Eko sengo uyu munsi wakiriye mama w'abapampe bu n'ubwa mbere mbonye wenda unyakiriye kubwiza bwawe. Yakubusanzwe mbona naye naje nambaye namenye ko ubukaba mwiza tanda nambaye kininja ayo nifunze naye navuga nikanifunga umukarashana urumva kabisa wenda kuzi mama pampe sar mu nota muri cyamamare niba unzi amena fasha wenda kuzi niba unzi ni harebe yawakintu ara byaciyemo n'ikiriki hanyuma kukaruga mbe dukoranye uratubwira amazina yawe sha amazina niswe n'ababyeyi ariko ko se niswe n'ababyeyi bwirwa n'iki ko nabya niko mama pampe baradutagikiga ubiseka nese wa ubwirwa n'iki ko nabya na narameze cyangwa se wareze wiya wosh wasanga nawe nagwa narameze ntago nabya nitwa mama pampe ngewe mama wa pampe ubwo amazina yawe akora kuntu abatijwe rimwe ryitwa Betty Betty ka Betty sha atari Beata ni akani Betty Beata no mu cyaro kandi ngende mu Kigali ariko wite fresheri wakintu ese ko nimone no hasi kuva hasi kugera kuva hasi hose zibazi hano wakintu ese ko mbona umutwe mbisa neza ariko akagofero ko byose bari byanjye hose mba ndi hejuru man kagofero mba ngiye gafungara n'ibinambaye bigendera rimwe urumva ushaka ngakora umusiki nkarekerema uhisemo iki mu byo mfite hano kuri ngiye kagumishe bo kwambaye nk'abaniga yirici buricisha kabisa mama papa umeze neza chameze neza hano hose ndacyushye hano mumamagara ngo nzaze nkureba ariko birashimije kuba nkubonye kuba nkubonye ni waneza sha ngarose urashyushye none se mwana wa mamagara iki tuze tuganiza abanyarwanda allo shanani mama papa riganiza abanyarwanda bose ku Gasaro TV Gasaro TV nawe ari kugishyira izina ryanjye ngiye kwambaje ryanjye Sandra kabisa na kimwe kuri kimwe ariko kabisa yana mama drip kabisa urasa neza urakeye nubwo nanjye ndemera nkifunga ari wenda ndemera nk'ikariso nkayibagirwa inkweto nkayibuka ikariso agenda utayambaye nawe ujye kuba nk'abantu b'iyi minsi ijya numva ngo hari ibyo yangiza bakira abantu haba baracimye igihe nikuraho kamwe kandi biba byarabavunnye biba ari ngombwa se buriya kuyambara cyangwa kucimyesha ni ngombwa ariko kankubwire nk'ubwo gasa nta myeyo waciye mani nose ibi bintu pampe ndabikizwa n'iki bikizwa n'iki si uri umwana w'umukobwa ngenda kubona uri mwiza ahantu hose urumva uburyo ufashe iki kintu ahangaha icyo kintu kirebesha ijisho rimwe cyo cyakubabaza yego tubwire akamaro kabyo rero kabizi k'ibyo ngibyo uko ucimye se uri kuntera n'isoni gerere uko ngutera isoni natwe ukabajije icyo kintu ufashe mwo kiba gihagaze ni mikoro gihagaze nk'imboro ndabona nasiramuye ariko mama reba hano hayicometse abanyarwanda mwese abaturage uyu mukobwa ni mwiza mureba ahantu yateretse aho ngaho n'ubundi niho bitera binyura bise utuma ngira gutya byose ko byabonetse ko wayaye mise ngira gutya wayasubizamo ndakora ntabwo nagira kango yereze ariko abantu baragukunda koko reba bari abafana banjye salama sharimo n'utumisi n'udusore ukuntu ariko kunda udusore shawe ariko se nkunda udusore ariko ubundi udakunze umwana muto cyangwa n'undi n'iki we bakunda iki uwo mukobwa mubwira uti ntago bahari tuzabatashye sha none se wowe wakunda b'imyaka yawe nubwo utari mukuru ariko mu kigero cyawe ubundi se imyaka yanjye urabona ari ingahe bebe nka 40 40 za ngende inyoko
Wewe shaka ubutare wagiye wambara. Okay, nka 20 se basi. Ufite 20 n'ingahe mama papa? Aho nzashakira nzahivugira. Abo bazashakira bazajye bayimbaza. Sibyo. Atari kuri kamera. Gusura umwana muto. Cyambere ko ndi mama w'abapape n'iki. Ndirede ndi hejuru kugikwa. Undi se kugikura hasi. Ntago mazi. Utere rugera wakina. Nagari asura. Ase mama wapa reka wibariza akabaza anesha abo mama wapampe ngakunda kuvuga ibintu by'ibitsina. Ubundi gira icyo usubiza abantu ubwo mama ngunda kuvuga ibintu by'ibitsina. Kesha ari abantu benshi barabikunda kuko buri muntu ikintu cyaremwe cyose kigira igitsina. Sibyo? Bangira ngo tugiye uburenganzira bwacyo hazajya hagira umuntu ugifata uko yiboneye. Oya wowe ukunda kuvuga ibitsina by'abantu. Ariko sinabwiye umuntu ngo azagenda kibi. Urumva? Hamuri yambwa azagenda kibundi. Ambabwene bajye bagenda naza atazagira umuntu ukibiba. Byashoboka ko bakiba. Ese ukakubwire kasa ugeze uvuga igitsina cyawe kumbeke. Oya nyine ari uryo bivuga mu mazina yabyo abantu kubivuga bitwaye iki si bibaho. Ikintu ngomba kubwira abapape banje. Bajye bindira atazagira abantu bafata ku ngufu cyangwa atazagira umuntu ukibiba. Byo benda bibiyamye. Wemera ko gufata ku ngufu biba hari. Bitabaho ari yo usinzira umukobwa akakikwiba. Oya kuri under age wo munsi y'imyaka 18. 18 waraye. None abajaba ngo bari baryoshye cyane. Kandi nago wazi ko nanjye ndyoshye. Nubu nkanjye wo mwe usabye nago nta kibazo. Nta ribu nta n'ikintu. Ufashe ku ngufu. Nako usabye nago. Ugusabye wese urama. Nkubise rugondi hene. Wese. Yako ubundi bira bintu za hano bituruka wakinwe. Bituruka hano akaze. N'umuntu wabivuga ko yatubukubita katapura. Ko tuvuga tugera gaswera zayo. None gira umupampe mu byumva kimwe. Oya, bikaze man. Umwe. Yako umwe gute. Niba ndi mama wa pape ni mama wa pape. Ubwo abapampe bose bakwishora. Oya nago bandongora ariko ndabemera. So umuntu wese yakurongora. Ariko kugira abapape bamaji yo kubaha peace n'iki n'iki. Oya ibyo sadi kibazo. Navugaga kuri iriya ngingo waruvuze. Iriya yo ku majyepfo se. Uriya bahari. Iyo mu majyepfo hakintu urahaza mu majyepfo. Tere nambwa nyine gutya. Tere gutya ku mabere. Tere manuka. Twagiye kabiri. Ongera manuke gatatu. Hano mu majyepfo hakintu. Oya ukatatu kwese atunguka ya majyepfo agarukira hano. Aho ni naho ni kumavi amavi yanjye. Majyepfo na. Cyakoze serenge zawe ziranarenze. Naga ari serenge narize ndaruha. Nukwiga. Ese nambwa rundi wazize naso naza. Eko umuntu w'umusana azagutera intambwe. Agahera hejuru. Mwabahungu mwe simbikijana muzamutera bakobwe nambwe. Uzaje muhera ku maguru ariko mujye mwumva isomo. Uzaje watera uzana uri kugana. Nusanga wahagejeje gatatu bakakunweza uzihangana. Bandi mu bimera wakintu. Kamunweza. Arandi mu bimera. Ariko mama pampe none hosha. Ukuntu wabureshya kose. Intambwe ziyarana. Izi zingizi yarazi kagwamo hari murimo. Mo Kigali. Mo hasi. Ahita ndane wakinwe. Ariko mama w'abapampe noneho bayikize. Hari ikintu uvuze ngiye misera nibaza aho ngo ugira umupampe mu byumva kimwe. Ubona se ari ngombwa buriya ni wavuga utireka ibi bintu mbivemo nirerera umwana cyangwa se abana iyo gahunda nyirihorere. Iyo gahunda se nabundi watu dukurani umupampe wanje nyine ko ari wo mu rugo. Ari wo mu giti. No mu rugo. Nagaro mu giti utajya nizo nyoni ziri kuvuga bebe. Nuko wavuze ngo emera n'udusore ubusa agasore kakujeho kakagutereta wakemerera. Nabaza ngarera metero afite. Muri ngiye ngo ndibikuribira cyane abanzovu. Oya nameze byiza ngo uyu mupira w'icyatsi. Ngiye ngo ndibikuribira cyane abaca bafitwe abanzovu. Kubera ko bari hari ikintu cyo cyatumye batabarebare. Barabaye barebare kice cyo hasi. Nzovu se wabara mupimye sara bibonye. Ese so oya barandi. Ufite experience? Bandire tema. Nukuvuga ubwo n'uwi wabarisha na Nzovu. Niki. We rago barishya gacese. Ariko aje navuga ni mwana. Ndabona waragize niki. Icyatumye ureshya gutya hari impamvu. Nawe tigita umva utuje. Ariko sando. Harameye. Kumuri n'umukobwa mwiza ubundi.
uba mu Rwanda cyangwa uba ahandi mba mu Rwanda uri umunyarwandakazi niho mba mama bapampe koga ngaho ngabo n'abanyarwandakazi nawe mba nabibonye kizo n'abanyakobwa beza baducika abadiaspora bakabajyana ariko nta kibazo n'abadiaspora ndabasuje nuko sinoheruka ese kucyo abadiaspora bako mbasuze nkweme ingofero yakira ni nabyo muramenye mwatwaye si amutoni tabona nagasara muzamwirukankana nta kintu nyirya kubana nababuze kore muzamba barera sana banye wenda mujya munyeza n'igiceri kijana igosha asi ariko rero bazakurukankana oya njewe ndi mu Rwanda mpaka turi kumwe ese mu Rwanda paka kubera iki uzajya wirongora kabakobwa nkange beza barongorwa n'abadiaspora ase abadiaspora kubera iki ari ngombwa mu Rwanda n'abasore dufite ariko murabafite ariko nta kintu bafite unese urukundo ni ikintu urukundo sibwo ngubwo urukundo ariko uzahana uruva urukundo yita urukundo ikepe kofi ikepe kofi ako mama pa ibyo bintu byo sinjya mbyemera ngo urukundo ni kofi nibyo se ese muri make wo kwambaje wo nta muntu ukunda bangaho ngiye unkunda nyine wankunda ufite urukundo rwanya rwo wumva gukunda ikepe wacu oya apari kofi aske nawe tugeze kofi ngundi wapi nta kofi n'ukuri nje umusore yavuga ngo nta kofi nta byabaye ngo nagikwe ubwo muri make mama pampe uwatereta umukobwa we nuko bafite ikofi ese ubwo yaza basanye uza ariko ubundi kurera umwana ashaka umwana akika ukameka akakonyarira akakonera umukobwa akazamurongorera ubuntu ushaka oya gatanga inkwano ariko harimo agakunda harimo n'agakofi niyo wanyereka mukajya muyasangira none zongeye kubona igikobwa kigarutse ngo mani ngo mengo baranyirukanye ese ubona ari ikihe kintu cyatuma umukobwa mwirukana wamugana bwabukene bwabazengereje kikaza nta kintu afite noneho yagera nk'uko tureba urabona ko ndakana keza cyangwa keza kabisa nire umupira w'ubururu n'icyatsi se n'iki mani se ngo mama pango umukobwa yareze arahari nasiko nje kumureba mani tende bazanga kwitegeza ari n'amabanda zango yifunze ukuntu yambaye neza agahita chipuza telefone mu meri nkawe kandi ngo yaje yifunze cyangwa ngose agahita gushikuza kabisa akayirukankana abantu badufite muri iyi minsi ahubwo mudutabare batumereye nabo nese mama pa ubonye diaspora ni wakigendera nawe njyewe se ugataya niga yawe njyewe reka nkubwira ikintu cyanjyana ariya namaniga ndayakunda najye tukatuganira tugakina nkamamaza tukagana tugakina filime bisanzwe yako ngiye narongoye igihe reka mbemejeje oya ndi mugahezo wakintu uri mugahezo ubonye ukihera ikofi se ko numvisha ukundi kofi ikofi se ariko ikofi yako utayikuna ninde uze mukobe wo mwijuru yabita heza zibicari bamuguze 30 ntago bizi ndabizi zibicari ndatabireka sha iyi si yacu ibashwe n'ikofi Isabe gucanga se shabiranchanga reba nk'ita kofi udafite ikofi rya tako ryaza niyo utafite amafara ntago uryama ngo usinzire na mafara na madora sha iyo udafite amafara udafite amadora ntubona igitotsi ngereka nubwo mu maduki ariko nubonye nabwo ndavuga ni kanywera byarimwe akwemera byeri koko se mwazageje mujya mu madora sha amadora se twe tote nyangane ndabareze mwabikata mwabirekera ariko nakundi amadolari yarabuze wakintuwe mujye mu mafara nabirenze ni amafara gake ariko bizaza sibyo se nese wa mugabo wampamagaye bita mbatari bata nguye inyuma aho ngaho ndabona ntazi yagiye kwitsimba ndakubona ngo ukora abahungu ku ngo epfiyo ngo yagutinye yaraye kubwira ndasiramu barashobora kuba karera ari kumbwira ngo mama bapampe ndamukunda ngariga ikintu kimwe ngakunda gukora abasore hasi we yashaka badasiramu mwihoreye kwirirwa ego nzabanza musiramu cyuko cyacu gikunda abasore basiramu ubu ni isiramu wakino ufata umuntu gutyo kuva wagira ngo ari gusekura ari kugira iki ugira ngo ari gusekura hanyuma dasiramu ye dasiramu yese mu Rwanda rwaca baturi kubamagana no kubajyana kwa muganga suzuko dukira na mikoro
si ubuntu se nanjye narisiramuje warisiramuje cyane nese abagore barasiramurwa hari igihe umaze iminsi utiyogosheje cyangwa byarakucabutse ubwo tukajya ntabwo urajya kwa muganga kubyara utariyogoshejeje si ubizi wakina ntabwo nabimenye hari umuntu ujya kwa muganga wenda atwite agiye kubyara atarigera yiyogosa n'ubwana bukeya kuva yaba inkumi abaganga bahita bamusiramuza urwembe bakamwogosheza nawe wagiye icyo gihe utari nawe nariyogoshesha nyine bansira kwa muganga yanyogoshesha kugira mbyare kwa muganga kubera iki se wagiye udafite ko natwe badusiramu kuki se wagiye udafite isuku ntabwo nibutse kurebayo ko biteye ubwoba n'umugabo wawe ntiyarebayo nese ubwo bwirwa n'iki ko nari mufite sawa ako karagakize kako niko gake ngako niko kabigaswere kiza kishima karisa wishima kubera ukuntu uvuze ngo ubwere icwa mufite kandi batubwiye ko mufite nicyo kintu kinshanze kuba ndabivuga ntuje n'iki washatse nyuma ese ubundi kumbaza ngo nashatse nyuma ambajije byose wowe ubundi ugira umugabo wazanshakishe naragumiwe pe ibyo ndi kuvuga ngo bazagutwara nkuko batwaye Asiya ariko se Asiya ntabwo mukivugana cyane turavugana ariko baramurongoye abatesperasi nyuma n'ibyo nakubwiye wakina agenda gake bakunda abakobwa beza yego nkuko nawe umeze wakina sha Asiya nabona iki kiganiro yewe nimo ndamusuza wakina niki uramuzi afite taye nk'iyo yawe yego uramuzi se Asiya komane yanjye uriya niji yanjye wakina ni umupape wanjye nicyo kintu ujya wibuka yagukoreye utajya wibagirwa kuva natangira filime abantu bankoreye ibintu bitatu abantu bankoreye akantu n'iki ni nabanjira ku muntu watumye mbasha gufata mikoro yego bamwita King Jay na Siya gutyo bagiye bakurikirana bari mu bantu bangira akamaro kuva najya muri ibi na YAGO n'abantu bamaye ikintu nazibagirwa mu byo byose nagiye mbona wakintu hanyuma wisuvuga yagunyibutsa umukobwa Smart Girl uramuzi Smart Girl muzi w'ikizi uramuzi nyine ntawe nzi mana abanyera mu by'abakobwa abandi ntazi Smart Girl se ni gute utamuzi kandi nawe yarakoreraga kwa YAGO ari inshuti ye navuga yaramugiriye neza ese nibajya kuvuga n'ibyo abandi abyantumye wakintu reka ngo duha kapera ndumva ari inyuma bari kuyisaba indese ngo kapera k'indirimbo yawe ngo ufite indirimbo ra nibyo kushya nese YAGO ugeze tubona turirimba indirimbo yanjye mba nifitiye ni yindi yanjye niririmbira sumuti gituba Yesu yabwiye intumwa ati nimwikarume mwese hatagira utegesa undi Petero umufilisitiya nuko mukatugutwi mbese ubwo muri mwe ninde urusundi nkawe indirimbo mbafite yanjye niyo ntumbazi ya YAGO ese wigeze mbona niyo naba nyizi nawe navuga najya kumushishura gute ntago namushishura aho gaswera oya ntabwo kumushishura ahubwo nukumushyigikira nukumushyigikira ndamuzi n'inshuti yanjye indirimbo yo kubera ko tutajyanyemo irakujabuka iranjabuka nitujyanamo nzayivuga muri make ni nko kumusaba ngo uzamekoramo bitwaye nibyo mba ndi gushaka nawe mwana nabwo wakinwe kuba ukizemo andi maniga yose njye kuki ntabonetsemo ninjyamo nibwo nzayivuga uziko ari byo ejo nzajya kuvuga waza kumuteza imbere kuko atagushyira weya kumuteza imbere ndamukunda ko mba namaze kumuvuga n'iki ntabwo najya kubyina umudiho ntatangiye n'abandi ndimo nkwiba abandi wakintu wanze gushishura indirimbo ye we nubwo namenye nawe nyihera wakintu nibyo wakintu kabisa ndumva ntago namenya n'igice nyitangiramo wanashaka hanyuma hari akantu wavuze mu kanya ngo yagukoreye umuti nicyo kintu yagukoreye utazibagirwa YAGO yanumiye ngiwe urumva we kuri akorera kuri cano yiwe Nyarutarama mu Kivosi twakorera abagome bataramugirayo ariko yarazuwe baramuroze mwana arwararemba
nukuri kwa Yesu sure ega mbabare cyane ariko kuba muvuga nuko mukuru nawe arabizi wenda niki bari kumuvuza bari baramuhaye muti agoma agafana mwana asanga nawe uri kumamaga akagafana nakanguriye ubaye iki shaje genda gake nakanya afite n'uwongere sha papa urumva ndi kuvuga inkuru ya yago ye telefone wayingure nimukansakuriza ntago mbwiye muyingura shama byase uriya bari kumba kumawa pape mana ya oya mumba ahubwo yimeze mbe nyifashe mwana bongera ko bavuga mete mbakupa mbabwe iyo telefone ikintu avuga kuri yago telefone ya mayibumbi 180 angatuma wapa kuki ufite gatushi kandi uri mustar singeye je namwandikira nabwo amuhungu wanjye nacyayifite barayinyibye ndayifata bayikubiye hehe kwesha ngari wajya kwinywera mama wapa jewe yego ahubwo umuntu wayinyibye mu kwamamariza yakwibye ate yayinyweye mu mufuka sha kandi ubundi kambwira gasa umuntu wiba mama wapa ubundi gasa ubundi warasenze uburiki yego sha ubundi warasenze uburiki sha nanjye rero umuntu wo muri quartier no umukire amwita Frodis Munyendamutse afite amangazina angana n'ibi biti eko yakoze mu mufuka wanjye ayikoramo none igiceri cy'ijana nafite mfanda umucuruzi ukomeye cyo yiba telefone ndetse namubeshya gutya ndi kuri nuza ku Gasaro TV umufata ute yewe ninjiye nyifite nkuko nayo nazari namwe nayo nagejeje ko muyikoraho sha irimo umuti yago yarasengeye yiko ibintu byo bimaya bisengeye hanyuma bimufatanye gute nyine nari saranze nabizi ko uri inika ntago buri igicucu ubundi kujyana imbere ya kamera nuko buryo muturanye naho Yesu yavukiye ntago bimeraga ko azakiza abantu duturanye babona ndi idage abira nangu nzoga y'ijana nangu ya vene nkavuga narebe papa turi kumwe eko icyanze cyenda kizi hano ino nagarisho nikore wakintu hano bwo yatamerone bashagasa waramukubise oya ahubwo ncani ngarere nta n'ikintu navuze nari mvuye kuri moto ngiye kuvundisha amafaranga ikiri umumotari kuba ayincomora gutya mu mufuka sha nambwe nzamwamamaza nutamukira yamuswitawe ntuzongeye kumamagara mukamenya uzaze mu rugo nsure makwereke nabonye ejo ndagufatanya n'umugabo njyewe se kuko gusura ese gufatanya n'umugabo ari birenze icyo bafata kiba gihari ese bafata ibidahari ariko banze bikunda kwe bafata ibihari man banze bikunda iyo ngingo rwose wigeze urishima ugaseka buriya bintu ukuntu bisetsa inka ngo waravuze uti mana ushimwa ku bintu waremye biraryoha ubundi inka bundi ntabwo yaba mu bintu byose itungo iriya ikimasa icyo kibihimbaza ngo kiragutya mu ijuru ngo mana ushimwa waremye ibintu biryoshye kirabihimbaza mama wajye mbara koko kareka kunsetsa kuko uri kuvuga ibintu bikundwa ubu mu mutwe isupu isukari babivanze nka nuza nka serumu serumu bashyira umuntu warembye agahita ahaguruka serumu siba ubona rutuzi yego iyo ushyize umuntu warembye ahita akomeza akiruka cyane agahita imbuga nayo murakoze ukishyira wikomereza waba ufite mituweli iyo ufite mituweli bwo ubyuka wigendera shawura narenze abakobwa turi kudusakuza n'ucabaye mujya ku maso amagarageza ase abantu bose n'abamansuzi genda bona bameze nk'abari abashe mu kanya ngo n'abamansuzi none hano abamansuzi ubundi wowe gore ndi kubona uragira ngo sose babyemereza weekend ne mu kanya ndajyayo ujye kumansura amasura bakubita ikibuno bagakubita ibere n'indi byose ndabifite biri seriye se biri seriye so kuryoshya ubuzima bworoshye ubu nawe ugenda ariko nizeye ko utagenda wambaye nka kwa nambaye burya ng'iniganye ng'inigo ese urabona nambaye wakira sha wambaye neza kabisa nesi uzwi vuzwe sibyo ndabyemera nesi ubu ntabwo uri bunjyane yora turi bunjyane tuvugira
urangera cyane ntabwo njyana gasa shoransetsa gasa shora umwana mwiza narimo numva yangukumbuye nanjye ako mama mujye mu magana mbwira ibintu bifatika yego sha sibyo biri imbere n'iki n'iki biri imbere urumva ikindi cyifuzo ushaka ari cyese mwana subone kukiyo muri mamaga mu buri cyo mu mbaza karivugisha wowe ubushaka wowe ibintu ukunda cyangwa umuntu mata umuntu mu rwata umunwa shareka nze guhata umunwa none aho bigeze ndaje buretse iminota 2 nze guhata umunwa ngiye gusenga hoya buretse gato mukanya gato iminota 2 ubundi ni imiriro ntabwo ubonye sinari ibintu bibayeho umunota umwe wese batsenguye igitego ntabwo nabibonye nyine nawe mu mutwe wanjye byose mba nayibonye wakinze urabeshya ese naritsinzwe igitego kimwe ku busa itashyirije umunota 2 ni myinshi cyane amakuru yo mwana wawe makuru ya mwana wanjye wese shaka ngira wa undi wari wagiye gusura wabyaye wandi washatse sha ndagukurikiranire ako mama junior yego sha araho yambwati mate none ubintu usigaye unkorera nibiki atusigaye neza manigari nawe wabyawe niniga wakina nawe uzatujyane kwa yego sha nukuri tuzajyayo ndabikwemereye pe mushyire n'amata y'umwana shobora nabirenze sha nangira burya ni mama papa ariko mba ndinganira ngo sha nshimisha abafana banjye n'abanyarwanda bose ntakagira ubifata nabi ntagiye umuntu bifata nabi nicyo mba ngira udutigite ariko mfite abana bangahe 3 ariko se bana bagufata gute mama papa tubwiza uko twebwe wadushimishije uziko nimugoroba nawe mwere muhungu wanjye arambwa ati se mapa me none kuvuga izina ryanjye byaramucatse itango mengo rese ngo basi ni Sameri ninde sha ngo mama frango mani ngo nibandaga bava wakama ati wandemeye ni wande ni nifite igihumbi cyonyine yo ntora sha mbone warenze bani nyako ibaze bane no mama wacu ko muri asigaye nawe abatwika bikaze papa baba bakubwira iki papa nawo baho yo nawo baho shauri ni ntwari kabisa na papa hanyuma se niga tubwiye mu bantu mpamvu abari story man yego shani story kabisa ngira abana 3 bakuru kandi nese ura mukobwa ufite akana niwe mutoye yego uri kare bakurikirana nyine kamba nkuko mese so kabonye nakabonye niko kabucura shaura kujije kabisa ndakujije niyo mamba ndi kubwa maniga bamenye nyirabo kuko bahagaze yego sha niki none se niyo mpamvu hamukanya tubwiwe n'umubana nuwo ese nago turi kumwe uyu wo mwana w'umugabo ese nago turi kumwe akiriwe simvuye no mwitara ndi kumwe na maniga niba ndi umustar abantu bose tugomba kubana uyu mu nzu niko ese ngiye mvuga mu nzu wakina igere mwigere mwumva mvuga ngo bro kire ngakano karya yumva mbati nyuma akinyuma ngaramu bapapa akinyuma ngaha akinyuma da akinyuma se nawe urakemera wa pastor nakoresheje yavuga akinyuma akamutera amabuye nese ko ari pastor ngendiwe genda kwemererwa pastor se oya pastor kubera ntabwo ndi pastor ndi mama papa nase pastor yavuga akinyuma gutundi iri yakisha akinyuma kavangwa na bibiri yagute wako kantu kavuga bitewe n'iki uri gukora mva ngubwira wakintu ujya kuvuga akinyuma ubushaka kugatanga asa pastor buri agatanga si umuntu se afite umubiri ari kwigisha abakoboye urakamva muneze wopa betse mubaze afite umubiri kuki wumva yuko batabikora kandi afite urugo n'urugero ngo kurongora abadiyakoni bonye hagiye n'umuntu abibwaniriza mu izina rya Yesu icyo ni icyaha rero abadiyakoni se apostol pastor gashinzwe kugira ngo mata ura bata ejero kagenda cyuho